ntibagoheka ubuzima. Nitwa Jean Bosco Nshimiyimana, ndi ubusanzwe ndi umurezi ndetse nkaba n'umutoza w'ubuzima cyangwa se bita life coach mu cyongereza. Rero mu kazi dufite cyangwa se mu nshingano dufite muri Simple Servant ni ugufasha abajene muri rusange mu miryango itandukanye. Hari imiryango ibana itabashe kujya amahirwe ku bana, ariko bafite bose bafite ababakomokaho. Rero muri rusange iyo turimo dukora life coaching tubikora mu nzego zose kugira ngo turebe ko ubuzima bw'abantu bwarushaho kugenda neza, yo gufasha abana bagiye bagira ubuzima bugoye buturutse mu miryango yabo itarabanaga neza cyangwa itarabanye neza, noneho bakaza gufata umwanzuro wo kuyihunga. Rero bamwe bakunda kubita abana b'inzererezi cyangwa se mu mayibobo n'ibindi bitandukanye, ariko mu by'ukuri ugasanga impamvu umuzi nyamukuru w'urwo ruzerero barawutewe n'imiryango bavukiyemo itarabaye myiza kuri bo, bagahitamo kwishakira amahoro. Rero bafashe kujya ku mashuri bari muri urwo ruzerero, nyamara nabo ni abantu nk'abandi bakeneye ubufasha, bakeneye kwiga, bakeneye kwigishwa no gutozwa. Twahisemo gukorana gahunda yo kubigisha umwuga twabonye cyane ukenewe mu karere cyane mu gihugu hose. Usanga mu by'ukuri ko yitoje umwana umwuga umuhaye ikintu cy'ingenzi yagendana ahantu hose mu buzima bwe. Aho rero niho twahisemo kubigisha ibijyanye n'ubwiza, gukora imisatsi by'abadamu, kogosha abagabo, gusha inzara n'ibindi bitandukanye bigendanye n'ubwiza bw'umubiri w'abantu. Kandi tubikora mu by'ukuri twumva twizeye ko Imana yabibahaye nk'impano bakabikora neza, bikaba byabatunga, ikindi bigatuma bwa buzima bahozemo babwibagirwa.